Nyanza niho hantu haba abacuruzi barenza abandi, ku buryo niyo ugiye kugura kalendari akumvisha uburyo bwose hariho konji nyinshi. Iyi ni John BTV present niri kubagezaho. Iyi ni Seka Nawe, kanda subscribe kugira ngo urusheho kugira ute guseka, kandi ukoreshe kugira ngo n'abandi barusheho kugira ute baseke kandi basuruke kabisa. Nuvuga ngo twakomeje n'indi Seka. Niba wiyumvamo ko nta muntu ugutekereza, ndagira ngo uhumurize yuko Nyiribyondo aguhoza ku mutima. Kuko niwe byiringiro bye. Niwe byiringiro bye. Birababaza kubwira abantu ko uri isugi, ukabibabwira neza, ugerageza uburyo bubimvisha ngo nuko ufite umwana da. Niko niba ndayishyurira umwana ishuri, ngewe ndinde ko kutayiteza imbere kugira ngo uwo mwana agira ati habone uburyo azishyura iryo shuri sha. Umugore ati ariko umugabo wa muri Kigali hasigaye harimo abakobwa beza. Umugabo barabuzwa n'iki ko ababi twabamaze. Gusaba ni igihe uvuga n'umukobwa kuri Fibi ukamwaka ifoto, nawe akayikohereza, nawe uti kubera ko uri muri free mood utaribona uko uyireba, ugahita umusubiza ati urakeye da. Urumva noneho umugabo yatonganye n'umugore, baratongana byadanje. Umugabo ati bakura bizi zinga imyenda yawe. Ako kanya umugore umugabo akibwira umugore ati zinga imyenda yawe, ajya kumva umugore telefone irasonye, ahita yitaba ashyize on speaker, ayumva nisi ati mwana wa yanze yo mu mujyi nayigurishije, ngiye gushyira miliyoni 3 kuri konti, 2 z'umugabo, indi nawe icamuzemo iki utubazo twawe. Akimara kuvuga ibyo ngibyo yahise akopa. Umugore ati atarenzinga imyenda yanjye. Umugabo ati yizinge uyizane nyimese. Ati imyaka 103 irashize Titanic igize ute irohamye. Mu rwego rwo kwibuka abazize iyo mpanuka, dushyire telefone zacu mu mazi nibura iminota 5. Ati ndakanda ati wanze umugore wanjye asigaye agira ate ari umworozi, kuko nsomye message muri telefone ye ati iyo ngurube nigenda umbwire. Ngo tuvuye gushyingura, umuntu bitewe n'ubwiza bw'ibyo twariye. Ndumva nasubira inyuma nkajya kubaza muri iyo famille kugize ute niba hari undi uteganya gupfa. Mu Rwanda niho honyine ubona inzoka ukiruka, ariko muri Kongo ibona umuntu ikiruka. Mu Rwanda none niho honyine ubona imbwa ukiruka, ariko muri China yewe imbwa zibona abantu zikiruka fo. Umva mata, oga vuba nurangiza uze unsobanurira uburyo yamuteye ko kwifuriza ijoro ryiza sha, yangize kongeraho na sheri. That is Seka Nawe kabisa. Ni byiza, tuzajya tubagezaho Seka nyinshi. Icyo usabwa ni kimwe cyonyine, ni ukanda subscribe na share. Murakoze.